nta nubwo iryo jambo riri muri Bibiliya y'Abakristo ntarigiribamo. Pawulo iyo yandika mu nzandiko ze abita bera bene data bo muri Kristo, abera bo muri Kristo. Nta nubwo agakiza tugakura mu masengesho, niyendaho niho wabyumva neza. Nta nubwo agakiza tugakomora mu masengesho, tiwosenga ngo Imana iguha agakiza. Bazi ko Satani ari igihohoteri, azavuga ibi, azayihindura marayika w'umuco akavuga n'ibintu bizima. Imana yindeba ntindeba nka Ivani kuko nababwiye amazina yawe. Nta nubwo izindebera muri Gihamire Data, Imana izindebera mu mwana wayo kuko yancunguye. Yaje mu gusenga, amaze amasaha 2 yo gusenga, ko arakubita abadayimoni, ko arakubita abazimu. Ese wasenze ukavuga Kristo, ko Kristo afite imbaraga zo kwirukana abo badayimoni akaba yirukana. N'ubundi twebwe nta mbaraga tugira zo kubirukana, habe nubwo wosenga 70, n'ubundi ni Kristo uzuza akabirukana. None wasenze Kristo, wavuze Kristo, Kristo akabirukana. Nuko kiriya gisirimba hari igihe arico tuza twuririraho, akaba ari cyo ugenderaho, ugasanga ntabwo wicaye ngo wige ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uzirisoma ugiye kubwiriza kugira ngo ubone icyo ubwira abantu. Ntabwo uza wicara ngo wige ijambo ry'Imana wumve icyo Imana ikubwira mu ijambo. Turabakiriye inshuti bavandimwe aho muri hatandukanye, abo bukeye tubahaye mwaramutse, abo bwije tubahaye mwiriwe. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu ya Rukombe Empire. Twifuje kenshi kugira ngo tuzabane, tubyagenda bikunda kubera imyanya y'ibitandukanye, ariko mu by'ukuri tubikuye ku mutima turagushimiye kuba watwitabye ugatanga umwanya wawe kugira ngo uze ubane natwe. Rero urakoze cyane. Reka rero tukwakire wibwire abantu badukurikirana, bazakurikirana ibiganiro byacu kugira ngo baze kukumenya, bamenye umuntu wari bari kuganira. Urakoze. Murakoze cyane kutwakira hano Rukombe Empire. Imana ibahe umugisha, ni by'agaciro. Amazina nitwa Rugenerwa Ivan. Ndivuga nyakwivuga. Ivuga neza. Nuko nari mbabwiye amazina nayo ni Rugenerwa Ivan. Ndi umusegege, nkaba umwishwa w'abasinzira b'abashombo. Iwacu ni ku Ndondo, aho bita mu Gatanga. Abantu bo ku Ndondo barahazi, ndizera ko bahumvishe. Naho niho iwacu, ariko ubu ngubu turi hano, turi ino. Ubu ngubu muri ino? Turi ino. Ubu nyine muri hano i Kigali? Ubu ndi hano i Kigali, ntuye i Kanombe. Murakoze cyane. Hanyuma wari utubwiye ngo iwanyu ni ku Ndondo mu Gatanga. Noneho wivuze nanone irangiza uvuge ababyeyi ni bande? Ababyeyi banje, muzehe yarashaje, yitwaga Gihamire, niwe wari data. Mama nawe yarashaje, nawe yitwaga Butimiriza. Abo bose barashaje. Nta babyeyi bagihari. Gusaza mvuga si mu myaka bitabye Imana. Ariko uri umusore wari yubatse umugabo mukuru? Turi abagabo, twarakuze, turashima Imana. Imana niyo se w'imfubyi, yaratureze turakura, turashima Imana. Umubyeyi wanyu n'uyu mugabo yari umupasiteri? Yari pasiteri, yari umukozi w'Imana. Nibaza ko abantu baramuzi, bari batuye kuri uwo musozi, cyane n'abantu bo ku Ndondo benshi baramuzi. Uvuze pasiteri Gihamire baramwumva, baramuzi. Yego. Aha, mwamumenye rero ku bantu bo muri kariya gace, ndumva bakumenye. Yego, ubu niho tugiye kuganira rero, ni Ivan cyangwa se Ivan, niwe tugiye kuganira. Rero twongeye kubwikaze cyane. Yego. Hanyuma wavuye ruguru ryari? Ruguru hari ibintu byaho uze? Navuye ruguru ndi muto,
mfite imyaka 4 ariko umwana w'imyaka 4 wa ruguru aba hari ibintu byinshi amaze kumenya, si byinshi cyane ariko hari utuntu aba agiye azi, so bigahurirana nanone nuko abantu bakomeje kumenya iby'umuco, kubikurikirana, ugasanga hari ibintu tuzi nubwo bitoba byinshi cyangwa ngo tube ingenge mu kubisobanura, ariko tuba tubizi. Gusa ni nk'ibiki wibuka ari iwanyu cyangwa ni ibiki wibukira iwanyu ukumva urahakumbuye apari y'imbeho yabaga ku Ndondo? Ubundi ku Ndondo neza abantu baza baja hanze za Amerika yaratuye ku Ndondo nibaza ko bitaza biraborohera cyane. Nk'umuntu wavuye ku Ndondo akama akubanuka gutya direct akagenda, ntabwo hamugoye, habaga imbeho. Ikindi kintu mpibukira ni imiterere yaho. Ni ahantu hari hateye neza, hariho imirambi, hakabaho n'ahandi hari imisozi, ndakibuka inka abantu baragira batunze, bakamisha, banywa amata, n'imibanire y'abantu, ukuntu abantu babanaga mu muhana, bakaba mu muhana umwe, bagafashanya, bagasabirana, umuntu aza yibuka, umuntu akaja gusaba imboga. Ino ni igitangaza, ino ntibikunda, ariko iwacu umuntu yazaga agira gutya yateka imboga, ukagenda akaguha imboga ugacumba mukarya. So ni ibyo umuntu aba yibuka, n'ibindi no gusenga cyane, nibyo umuntu nanone arabyibuka ko twakuze tubona ba data basenga, dukurira mu ikanisa, bene ibintu nk'ibyo. Ni nk'ibyo nibuka. Oya nibyo birahagije, urahazi iby'akabumbu twigaje ku mamace? Oya urumva navuye ndi muto, ariko nazaga mbibona bakuru bacu baturutaga bakina, bagakina, bakaja kuri tere. Twagiraga tere nziza ahantu sinohibuka, ariko baje kuhubaka ibitaro nyuma. Abantu b'iwacu nibazobyumva bazahibuka, bazobishire muri komenti. Habaga itere nziza y'ikibuga, iyo nyishushanyije kiriya gihe nzambona yari kuzovamo stade nziza cyane, ikomeye cyane. Hari ahantu hazengurutse gutya, noneho hasi gutya ariho harimo ikibuga, ku buryo abarebaga umupira basaga n'abari haruguru. Ukabona nyine yari nka stade. Mukamina barahazi. Ariko iwanyu hari heza cyane, nza numva mugatanga abantu bahabaye bavuga ngo ni heza. Mugatanga hari heza cyane cyane kabisa. Yes, harakoze cyane umuvandimwe. Rero niwe turi kumwe muri iki kiganiro, twongeye no kumuha kaze, kandi namwe abari hirya no hino tubahaye kaze nanone. Turakomeje mu kiganiro cyacu. Hanyuma hari bintu nshaka ko tugenda tuganiraho cyane. Njewe tumenyana, nakumenye nk'umukozi w'Imana, tuje ahantu twagiye duhuzwa, ndumva twarahuriye muri kaminuza, noneho twaje ahantu akaba ari wowe batora nk'umuvugabutumwa. Abana benshi twakuriye mu nsengero, twese dukura tuzi ibintu byo kubwiriza, ariko hari uburyo wabwirizaga cyangwa se uri kuvuga ijambo ry'Imana umuntu akumva ko ufite ikintu nyine cyo kuba ufite izo mbaraga, no kumva ufite iyo confidence yo kubivuga. Umuntu agatekereza ngo none hari yaba biva ku mpano y'umubyeyi wawe, niho bikomora, yarabatoje, bimeze bite? Ni ibintu byaje gute kubona umuntu imyaka yawe ariko ugasanga uri umuntu umuvuga butumwa, uvuga ijambo nyine ukumva uravuga neza ijambo ry'Imana? Ndabisobanura mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, ntawobura kuvuga ko bifite aho biva, kuko nk'uko twatangiye tubivuga, ariko si byo nshaka no gutindaho cyane. Nuko nakuze nje mbona data ari pasiteri,
w'ikanisa, ahantu hose imirimo ye yose yakoze yari umurimo w'Imana. Ntabwo rero njyewe nabanye nawe, wumva umwana w'imyaka 4, muri iyo myaka 4 nabanje kujya kwa ba Muyomba, ndagaruka. Ntabwo nije nigeze mbana na data, simuzi, ndamuzi ariko simuzi nk'umuntu nyine muri uwo muhamagaro w'ubupasiteri no gukorera Imana. Nza numva bavuga, kandi ntabwo nza numva gusa yarabikoze nibyo, ariko nje sinabanye nawe. Wenda harimo ako kantu niba ndi bukavuge ko mu maraso, ariko uruhare runini ni urwa Kristo. Nako Kristo ni uruhare n'urwiwe rwose. Navuga ngo ntagiye kurondogora, muri make tubikomora kuri Kristo. Niho bikomoka. Nubwo ababyeyi nabo bafite icyo bakoze, ariko bituruka muri Kristo. Gute? Urabisobanure neza, bituruka muri Kristo gute? Hano ndagira ngo mbisobanure neza abantu babyumve. Kugira umubyeyi usenga ni kimwe kandi ni byiza. Iyo ugize umubyeyi usenga akabatoza no gusenga, iyo ni avantage muba mugize. Ariko nanone dufite n'ingero z'abagize ababyeyi basenga ariko bo ntibasenge. Ni ukuvuga ngo si garanti, ntabwo ari garanti kuba wowe ufite so usenga cyangwa se nyoko usenga ngo biguhe garanti yuko nawe uzosenga. Oya, hano ndagira ngo n'abantu bacu abanyamurenge babyumve, baza babyitiranya. N'umuntu yakubona ngo data we ngo so yazaga asenga, akamagira ngo nawe uzusenga. Wowe uri umuvuguvugu, iso yarasenze. Rero Kristo agakiza ntabwo tugahabwa n'ababyeyi. Ababyeyi baza baduha uburere, baza baturera, ariko agakiza tugakomora kuri Kristo. Kristo niwe uzi uduha agakiza. Kandi iyo amaze kuduha agakiza rero ni nawe uzi ukomeza kuturerera muri we, tugakomeza gukurira muri we, noneho tukagira za mpano uri kuvuga izo wahoze umbaza, uzi ko umuntu ashobora kuvuga ijambo ry'Imana neza n'ibindi bitandukanye. Bikomoka muri Kristo, niwe ubigena. Umubyeyi yo gutoza akaza kujana muri Sunday school, akagukorera ibintu byose, wamara wagera hagati bikama bishira, ukamera nk'umuntu utarigeze uregwa. Ndetse n'umubyeyi akaza yibaza uko byagenze, kubera ko niko bimeze, niko biremye. Ibi bintu by'agakiza ni iby'umwuka, ntabwo rero bijanwamo na experience y'umubiri. Oya, Kristo rero niwe uturera, niwe watureze, niwe wandeze. Nubwo n'umubyeyi hari uruhare yabigizemo, ariko cyane cyane ni Yesu. Nuko nabisobanura. Urakoze cyane, ndumva kira twamaze kwinjira mu kiganiro neza. Aho twinjiye. Okay, reka nkubaze iki kibazo. Ese ubu nyine muri iyi minsi hariho amavugabutumwa atandukanye. Hambere hose twari tuzi ko abantu, ugasanga abantu tumenyereye twese intuzi imwe tugendamwo gutya, nk'umuryo umwe. None ibintu by'itorero bino birasa nk'ibintu byabigenda bihinduka. Nyuma yabwo haza kuzana none abandi bantu turimo kwita ngo n'abanyabuntu, kandi bakavuga ngo twese turi abanyabuntu. Aho ngaho turacanganyikirwa. Ni ukuvuga tituza aho turi. Nivuga ko abantu ntibanyumve nabi, ngaho nje ndafite umusimamo, mfitaho mpagaze muri aho hose. Ariko nanone ibintu birasa nkaho byivanze. Hari abavuga butumwa b'abagabo bakuru ba ruguru, bafite uko babwiriza kwabo. Hari abandi bari ino babwiriza nyine ibintu, abantu bamwe bakabapinga, abandi bakumva ko arizo nyigisho zikenewe. Hagasaka bakindi gice citwa ngo n'abantu b'abanyabuntu, kandi nabo bose turavukana. Yewe bose bari no mu bwoko bw'abanyamurenge. Se ibyo bintu ubitandukanya gute, bifata gute? Urakoze cyane, ubajije ikibazo ciza kandi gikomeye.
gisaba ko n'uzabyumva azabanza kwitonda, sugubukira kumva, wumve usubiremwo wumve, ntacyo bitwaye. Kuri YouTube yawe hari uburyo uza usubiza inyuma ukongera ukumva icyo umuntu yavuze. Ubivuze mu bice bibiri, uvuze igice cya mbere cy'abantu bakuru basa n'abatumva batoya inyigisho zabo, hanyuma wongera uzanamo ngo n'ikindi gice ngo cy'icyo mwebwe mwita abanyabuntu. Nuko wari ubajije. Reka mbere ku gice cya mbere. Igice cya mbere cy'uko abantu bakuru, baba abakozi b'Imana, abapasiteri cyangwa abandi bantu batumva abatoya, kiri mu kibazo dufite ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Ntabwo mfite experience mu by'imico n'iki, ariko ndabivuga nyine uko mbizi, kandi n'abandi bazagenda bakurikirana ikiganiro tuzajya twungurana ibitekerezo. Niyo mpamvu hariya musiga umwanya wa komenti, ni ukugira ngo abantu bagende batange ibitekerezo. Sasa twafashe umuco wa Kinyamurenge tuwuvanga n'itorero n'umuco w'ikanisa. Umuco w'ikanisa ni umuco umwe, ni Kristo. Ikanisa nta wundi muco rigira. Ikanisa rigira umuco umwe witwa Kristo, niwe muco w'ikanisa. Noneho rero twazanyemo, nta nubwo ari twebwe twenyine, n'andi moko uza usanga bagiye binjizamo ya mico yabo, imwe imico yabo atari imico, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rirasobanutse ryo ubwaryo kandi rifite umuco waryo. None iyo rero tuyihuje n'umuco wacu niho haza havamo ikibazo. Noneho ga wa muntu mukuru yabona ntukoze iby'umuco wa Kinyamurenge ngo bihuze n'ijambo ry'Imana, niho haza ikibazo, ntakumve, akumva ko ibyo wakoze atari byo. Ariko nituzaza dusuzumisha ibyanditswe, tukicara, wewe ukicara nanjye nkicara, tukaja muri Bibiliya tukareba igipande ku kindi, tuzasanga bitandukanye nuko abantu benshi babyibwira. Bitandukanye n'umuco. Hari umuco wa Bibiliya, ntawuvuze umuco wa Bibiliya, nta wundi uhereye mu itangiriro ukageza mu byahisho. Umuco wa Bibiliya ni Kristo. Hanyuma ibindi by'imico rero yacu nibyo tuza tuzana tukavangamo, ba basaza batabibona kaba ari ikibazo. Nuko nasobanura iyo konfuri iziba hagati y'abantu bakuze n'abatoya mu by'ijambo ry'Imana. Mu gice cya mbere navuze, icya kabiri wabajije ngo kijanye n'abanyabuntu, mu by'ukuri jewe nta munyabuntu uriho, niko ngiye kubisobanura. Iyo bafashe iryo zina ngo abanyabuntu, baba bapfobeje inyito nyayo. Ni ukuvuga ngo twese, iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aba ari umukristo. Ijambo ryiza ni uko turi abakristo kuruta kuvuga ko turi abanyabuntu. Ariko twagiriwe ubuntu kugira ngo tube abakristo, twagiriwe ubuntu. Noneho turi muri Kristo, rero turi abakristo kuko turi muri Kristo. N'abantu bo muri Antiyokiya nibo bazanye iyo terime. Nta nubwo iryo jambo riri muri Bibiliya abakristo, ntaribamo. Pawulo iyo yandika mu nzandiko ze abita abera, bene data bo muri Kristo, abera bo muri Kristo.
ntaho uzahasome uzahere mu nzandiko zose ntaho ijambo ryanditseho abakristo. Abakristo ryaturutse ni abantu babonye biberoya, babonye intumwa zirimo zigenda zivuga ubutumwa bwiza kandi zisa zifite imiterere, zifite karagiteri ya Kristo. Baravuga ati bariya ni abantu ba Kristo, ni abakristo, ni abantu ba Kristo, ni iryo zina ryakomotse. Ariko nabera bene data muri Kristo niko uzasanga Pawulo yagiye yandika akoresha. Taho Pawulo yavuze ngo abakristo. Rero iyo umuntu avutse ubwa kabiri abagiriwe ubuntu, noneho akinjira mu muryango musha w'ubumana, akababaye umukristo. Rero turi abakristo bagiriwe ubuntu. Noneho rero iyo uvuze umunyamuntu tuba ubisobanuye neza, kuko hano hanze hariho uburyo bwinshi abantu babisobanura. Wenda sinzi umwanya dufite, ndaza kubisobanurira abantu bamenye ukuri kw'ibi bintu turimo. Ntabwo hariho ngo igice ngo cy'abanyabuntu, oya, hariho ntaguciye mu ijambo, urabihakana kandi tubazi bariho. Reka nkubwire, nicyo ngiye gusobanura. Ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana, nje ndasobanura ngende mu ijambo ry'Imana, ntabwo hariho ibice bibiri, oya, hariho abantu bamenye Kristo biciye mu buntu bagiriwe. Kubera iki? Nibyo twatangiriye. Wakoze ko watangiye umbaza ku bijyanye n'ababyeyi. Njewe data navutse data ari pasiteri na mama yarasengaga, urumva, nkurira mu itorero. Ariko ntabwo ibyo ari byo zangiza umukristo, oya. Nta nubwo kuba wavuka kuri pasiteri. Ubu ngubu hariho abapasiteri ugasanga umugabo ni pasiteri n'umugore ni pasiteri. Wenda umugabo ni bishopu, umugore akaba pasiteri. Nubwo wavukira muri uwo muryango ntibikugira umukristo, ntibiguha agakiza. Agakiza tugakomora ku buntu bwa Kristo twagiriwe. Iyo usomye igice cya kabiri cy'Abefeso, uvuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ariko ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ku gice cya 8 ku murongo wa 8 hakavuga ngo ntabwo ni ubuntu twagiriwe, ntabwo byavuye kuri twebwe, ni ubuntu twagiriwe. Kuba twarakijijwe, kuba wewe Valeri niba warakijijwe, ni ukuri ntibyavuye ku babyeyi, oya, ni ubuntu Imana yakugiriye. Iragutoranya, igutoranya mu magana menshi y'abandi, iguha agakiza, urakizwa. Simbizi, urakiza, warakijijwe. Yes. Ibyo rero ntabwo hariho ibice bibiri. Ibyo rero sinzi ibyo mwita abanyabuntu n'abatari abanyabuntu. Njewe nzi ko hariho umuntu umwe wakijijwe, agakiza atagakomoye ku babyeyi, atagakomoye ku nshuti, atagakomoye ku bavandimwe. Nta nubwo agakiza tugakura mu masengesho. Niyendaho niho wabyumva neza. Nta nubwo agakiza tugakomora mu masengesho. Ntiwosenga ngo Imana iguha agakiza. Aho noneho ndankwinjije. Oya, urancanze noneho aho. Nibwo njewe numva tugiye kwinjira, tugiye gutangira. Ntabwo agakiza gakomoka mu masengesho, oya. Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye. Reka dukoreshe ibyanditswe. Twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ibyo twagenderagamo kera. Twari abanyabyaha kubw'icyaha cyande cya Adamu. Adamu yarakoze icyaha, twese duhinduka abanyabyaha. Noneho Imana itegura umushinga wo kuducungura ibinyujije
muri Kristo Yesu kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze. Noneho irangije iraza iradukiza, iraducungura, iratuzura. Urumva kera kubw'icyaha cya Adamu twari twapfuye, ariko irangije ituzurira muri Kristo Yesu, iduha agakiza. Agakiza ni impano, ni gift Imana iguha. Iyo Imana imaze kuguha agakiza niko gaforuma ibintu byose muri wowe. Agakiza niko kakwigisha gusenga, agakiza niko kakwigisha, niko karema karakita muri wowe. Agakiza umuntu ntavukana karakita, agakiza niko kayirema ya gikristo. Ndavuga ya gikristo, agakiza niko kayirema, niko kayiforuma iyo umaze kwakira Kristo. Niyo mpamvu bwana munyamakuru, ni reka mvuge gute, niyo mpamvu urubyiruko rwacu rwa Kinyamurenge dufite ibibazo muri iyi minsi. Uzagendure mu makanisa, ibintu turi mu gukora bigaragaza yuko tudafite umwimerere nyawo w'agakiza. Kuri bamwe, simvuze bose, kuri bamwe hari abantu ubona badafite umwimerere w'agakiza nyawo. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko babona, n'uko bitwara, n'imvugo zabo, n'imikorere yabo. Uramureba ukabona yuko afite ikintu cy'igishuhirane cy'icuka yafatiye mu bandi muri gurupe, cyangwa se agakura wenda abone waba basenga akagendera muri uwo mwuka, nuko akagira ngo byararangiye, akaja hariya yasirimba, nuko kera akaba abaye umuyumbe, bikaba birarangiye, akagendera muri iyo ritime. Ariko wazaja kwicarana nawe ngo uganire nawe, ugasanga uyu muntu ntiyigeze amenya agakiza icyo ari cyo. Nuko rero nabisobanura. Arakoze cyane mwene data, murumva ko ibintu bishushe kabisa, kandi ari warabisobanura neza ku bantu batangiranye natwe. Ndabizi ko muri kumva neza ibintu, muri kubisobanukirwa. Turakomeje mu kiganiro cyacu. Hanyuma warukomeje ku kintu cy'uko hari abantu ubona mu by'ukuri ibyo bavuga n'ibyo bakora ku gatuti biba byerekana nk'aho nyine batasobanukiwe agakiza cyane icyo ari cyo. Ese ko abo bantu twebwe tubafata nk'abayumbe, tubafata nk'abavugabutumwa, tubafata nk'abantu nyine bakomeye, birashoboka ko Imana ishobora kuguha imbaraga n'igikundiro kugira ngo ukore abantu bakwemere ariko utarasobanukirwa? Icyo abantu bita Imana nazo, ndabona uzogira ama episode maremare kugira ngo abantu, njyewe ndabisabye, waransabye, ariko noneho nanjye ndagusabye hazabeho n'ikindi gice kugira ngo abantu bazagende basobanukirwa. Niyo ndabazo baba bafite n'ibindi bibazo bagiye babaza muri za komenti. Imana hari icyo abantu benshi bavuga ngo Imana yavuze, ngo Imana yavuze buri kintu cyose, ngo Imana yavuze. Ariko mu by'ukuri Imana ya mbere ni ibyanditswe. Iyo niyo Mana ya mbere umuntu azahura nayo. Niba utarahura mwene data uri hano ukurikiye ino channel, niba utarahura n'Imana mu byanditswe, nta Mana uzi, ugende wirekere. Hari Imana nyinshi, hari n'amajwi menshi. Na Satani aza yihindura marayika w'umuco, kandi akavuga ibintu biri byo. Abantu gabazi ngo cya Satani ngo ni ikintu cy'amahembe, ngo kandi kiza kivuga gusa ibintu azahohotera gusa. Bazi ko Satani ari igihohotera. Aza yihindura marayika w'umuco, akavuga n'ibintu bizima,
ariko reka mbabwire ikintu coroshe, niba utarahura n'Imana mu byanditswe ugende wirekere usubire ku gice. uhura n'Imana mu byanditswe mu ijambo ryayo, uko ugenda usoma Imana ikakwihishurira yonyine ubwayo, ukagenda uhishurirwa, ukagenda umenya ukuri. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri niko kuzagira gute, kuzababatura. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine riza rifata umuntu rikamuhindura agahinduka rwose, hatabayeho ibindi bintu, hatabayeho igisirimba. Jenza nsirimba nuvuga gutya abantu bovuga ngo wazanye umuvuguvugu, jenza nsirimba uranze mu gisirimba. Ariko kiriya gisirimba hari igihe ari cyo tuza twuririraho, akaba ari cyo ugenderaho, ugasanga ntabwo wicaye ngo wige ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uzurisoma ugiye kubwiriza kugira ngo ubone icyo ubwira abantu. Ntabwo uza wicara ngo wige ijambo ry'Imana wumve icyo Imana ikubwira mu ijambo. Wowe uza usoma ijambo kuko ufite gahunda, ufite randevu ibunaka, hari ahantu bagutumiye mu kabiri, mu gatatu, mu kane, mu gatanu, ku cyumweru uzobwiriza ukaja gusoma. Buriya uba uri kuri pressure kuko hari ibintu ukeneye gutegura. Ariko ijambo ni ubuzima bwa buri munsi tuza twiga, ukaryiga rikakwigisha, rikaguforuma, ukamenya uriwe. Niyo mpamvu rero dufite bino bibazo byo kuvuga ngo hari abanyabuntu, ngo hari n'abandi batari abanyabuntu. Ninde wabonye ijuru ari gusa? Abantu ntibaza banemera ko bafite ijuru. Ijuru riva he? Ese ijuru riva mu rupfu? Ijuru rizova mu rupfu rwanje? Nkubaze nanje ikibazo. Ijuru rizova mu rupfu rwanje cyangwa riva mu rupfu rwa Kristo? Riva mu rupfu rwa Kristo. Kristo yagize ntiyapfuye? Aho none niba yarapfuye ntiyazutse, ntibyarangiye, bivuze ko kera ijuru njewe ndifite. Ariko wowe uritegereje igihe uzopfa. Nupfa nibwo abantu bazovuga ngo Valeri ngo yagiye mu ijuru. Hoya, ijuru ntabwo riva mu gupfa kwa Valeri. Urupfu rwa Valeri cyangwa urupfu rwanje ni urusanzwe, nzopfa ni kuno mubiri ugenye, nzopfa rwose bisanzwe. Ariko ijuru tubona twarikuye mu rupfu rwa Kristo. Iyo Yesu Kristo ataza, kandi tuzatubiririmba tukabivuga, tuzatubiririmba mu ndirimbo, ariko twabishira mu ijambo bikama bibi ikibazo. Sinzi ikibazo ijambo ryagize. Urupfu rwa Kristo nirwo ruduha ijuru. None uyu Kristo yarapfuye arazuka, ari mu ijuru. Ijambo ry'Imana riza rivuga ngo twicaranye nawe mu ijuru, turi kumwe nawe mu buryo bw'umwuka, twicaranye na Kristo. Kuvuga ngo turarifite, nje ndarifite. Nimfa ntimuzobaze ngo yagiye. Hakika nzoba naragiye mu ijuru. Nimfa ntimuzobaze ngo yagiye. Hakika nzoba naragiye mu ijuru. None se ubwo uri intungane hano ku isi ku buryo wizerije ijuru? Nupfa suzoba iyo upfuyeho ubu uri intungane, uzupfa uri intungane. Shobora kurijamwo kuko nabwo nturijamwo. Urakoze ku kibazo ubajije. Ndi intungane ariko bitavuye kuri njewe. Ni nawo murimo ukomeye Kristo yaje gukora. Kuko kuva kera umuntu yashatse kugira ngo yuzuze gutungana, kugira ngo Imana imwemere, kuko ibyo uvuga nta muntu uzoba mu ijuru n'uyu n'umwe atari intungane atera. Bazasome, dufite umwanya muto, nanze kwirwa nja mu byanditswe byinshi, ariko bazasome Zaburi ya 15 bumva umuntu uzaja mu ijuru wariwe. Uwo muntu ntabaho, ariko reka mbasome, ni umurongo mutoya abantu bahumve, hanyuma bambwire niba uyu muntu hana ahari. Ndabona kubasobanurira Zaburi ya 15
haravuga ngo Zaburi ya Dawidi, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura mu musozi wawe wera. Nugenda aho bariko babaza hejuru, nugendera mu bitunganye, akora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabesheresha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Uyu muntu niwe uzaba ku musozi wera, niwe uzabana n'Imana. Bene data, uyu muntu hano ku isi ntahari. Uzuja kuvuga, twese dutunze ano matelefone, uzuja kwitaba umuntu ukamumubesha ngo ugeze wenda uhaye uva nk'Ikanombe iwacu, ukamubesha umuntu ngo ugeze i Remera utarahaguruka ukiri mu nzu. Ibyo turaziranye, wenda iyo za kubundi turaziranye twese, tuza tubikora, ari abasenga ari abayumbe baza babikora. Rero nta muntu utunganye kuri ino si wovuga ngo aratunganye. Ariko dutungana ryari? Dutungana iyo turi muri Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Niyo mpamvu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha, sibyo? Kugira ngo njewe ampe gukiranuka kwiwe, naje muhe ubunyabyaha bwanje. Noneho nibwo yagiye abamba ku musaraba, arapfa. Imana ifata umujinya wayo wose yari ifite ku cyaha, iwumarira kuri Kristo Yesu. Irangije njewe impa gukiranuka kwa Kristo. Noneho iyo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, nambara kwa gukiranuka kwa Kristo, Imana ikambonera muri Kristo Yesu. Imana iyindeba ntindeba nkayiva, ni kuko nababwiye amazina yawe. Nta nubwo izindebera muri gihamire Data, Imana izindebera mu mwana wayo, kuko yancunguye. Aho rero sinzi wari kukimbaza. Aho rero iyo umuntu amaze gusobanura ibi bintu, abantu bose baza bamamuhaza ikibazo kimwe kivuga ngo ubwo rero ngo muravuze muti dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ni nacyo kintu baza bashinja abizera, abo mwebwe mwita ngo ni abanyabuntu. Ni nacyo ngo babashinja. Ariko njewe maze kuganira n'abantu benshi, abantu nzi bizeye by'ukuri, kuko dufite n'abandi bapirata. Nta hantu hataba pirataje. Hari uzi wiyitirira ibintu ariko ugasanga atarizeye, atabirimo. Ibyo mu makanisa birahari, mu bayumbe birahari, no mu bizera birahari. Icyo kibazo rero nico abantu bakunda kwibaza, bati se none bamwe bakanahimba ngo bari abantu ngo nabantu ngo baza bakora ibyo bashaka, ngo bakikorera ibyaha, ngo Yesu yarabirangije. Uwo muntu abatarizeye, umuntu ukora ibyaha ashingiye kuri icyo kintu, abatarizeye. Icyo nico cyambere. Nta muntu wizeye numwe ukora icyaha ngo nuko ngo Yesu ngo nuko Yesu yaducunguye. Hazagira abantu ko wenda bamenye, uzoza umuntungira ukuboko uvuge ngo uyu muntu azavuga ko yizera, none azakora ibi. Nzenganire nawe menye kwizera ko aho gukomoka. Ntibibaho. Na Pawulo nibyo yakoze, amaze gusobanurira Abaroma mu gice cya 5 cyose, abasobanurira gutsindishirizwa icarico, akabibasobanurira. Ni nabwo abasobanurira icyaha icarico n'igicumuro cya Adamu, arakivuga. Noneho ageze mu gice cya 6, Abaroma bamubazaga icyo kibazo. Niho bamubajije ku murongo wa mbere mu Baroma ibice 6 ngo none se dukomeze dukora ibyaha ngo kugira ngo ubuntu busage. Pawulo arababwira ngo ibyo ntibikabeho. Ngo ni gute abapfuye ku byaha twongera kubiramiramo? Twabipfuyeho.
uyu munsi nje mfite kamere y'Imana, none se ndamire mu byaha gute? Kandi uyu munsi mfite kamere ya Kristo, ntibibaho. abantu bazabashinja ko mugira confidence nyinshi, muzamusa nkaho muri nkaba petit frere wa Yesu, mwebwe mubona ko ibintu byose byarangiye. Kandi mu by'ukuri tukiri muri iyi si ntabwo ibintu byose byarangiye, turarwana, turi mu ntambara. Mwe mufata gute? Yego wabisobanuye, ariko nyine okay, hari abantu bumva ko mwebwe musa nkaho muvuga ko nyine ibintu byarangiye, ubundi tugomba kwidegembya gusa nyine erega tubivuga sinzi niba nguciye mu ijambo, tubivuga tukoresheje ijambo ry'Imana. Ntabwo tuza tubivuga si quote za Ivan yazanye, si ibyo dukura mu gitabo cya runaka cy'umunyabwenge runaka, tubikura mu ijambo ry'Imana. Iyo tuvuga ngo izo confidence tuzikura kuri Kristo Yesu. None niba Kristo avuga ngo turi abatsinzi, none neke kuba umutsinzi gute? Ibintu rega byose ni mu myumvire. None reka namwe nkubaze, mbaza n'abantu benshi. Yewe sinobishobora baza. None mwebwe kuki muzamuvuga ngo mwizera Kristo ukomeye, hanyuma mukakomeza mukiyita abanyantege nkeya? Ubwo butsinzi burihe? Uko gushira amanga kurihe? Gushira amanga tugukura mu ijambo ry'Imana. Paulo yazaga abivuga, agashira amanga, akavuga ubutumwa bwiza. Petero yarabivuze, Petero yashize amanga. Uko gushira amanga uri kuvuga ni kwa kundi tugira, ni kwa kundi Petero yagize. Yesu akiri kumwe na Yesu yari atarakira imbaraga, yari atarizera. Noneho nta mbaraga yari afite, arangije yihakana Yesu. Ariko amaze kwizera, amaze kumenya Kristo uwo ari we, Kristo amaze kumwishurira, yashize amanga, arababwira ngo uwo turi kubabwira ni wa wundi mwishe mukamubamba. Baratangara. Uko niko gushira amanga tugira. Naho rero ntabwo ari uko wenda tuvuga ko ngo byarangiye, ngo twidegembye, ngo dukora ibyaha, ngo turasenga. Ntabwo tubaho tudasenga, turasenga, ariko dusengera muri autorite, dusengera mu butsinzi, dusenga na confidence. None wowe uzuza ugakubita ikibazo, ukagikubita guhera mu kwa mbere ukageza mu kwa kabiri, amateraniro yo kuwa gatatu azasa nayo kuwa gatatu washize. Byanyuma ahubwo ibibazo byinshi biri ku bantu batarizera, niho twokwibaza. Kuko tuza dukora ibintu bisa na formulaire, ni formulaire twashizeho, n'isengesho ry'abantu. Nzabikurikirana byose nabibayemo. Uzamusanga umuntu ageze mu ikanisa arahumirije ngo turirukana abadayimoni. Ni ukuri kw'Imana uwo mukangura ati ngawe dayimoni ubonye ari hehe? Tawe ni formulaire yafashe. Kandi ikindi kintu bacumva, kandi baba dayimoni bazabamara bakaza. Kubera iki? Wabaremye muri wowe. Uko ugiye gusenga nibuze ukubita. Hari abantu batarasenga Yesu, bataravuga Kristo mu kanwa kabo, bahora gusa bavuga abadayimoni, abarozi, abanyamapepo, ibintu. Umuntu akamataha akamara yaje mu gusenga, amaze amasaha 2 yo gusenga, ko arakubita abadayimoni, ko arakubita abazimu. Ese wasenze ukavuga Kristo, ko Kristo afite imbaraga zo kwirukana abo badayimoni, akaba yirukana. N'ubundi twebwe nta mbaraga tugira zo kubirukana, habe nubwo wosenga 70, n'ubundi ni Kristo uzuza akabirukana. None wasenze Kristo, wavuze Kristo, Kristo akabirukana. Nuko yes, amasaha aradutwaye, cyari kiryoshye, ariko amasaha nayo ntago ahagaze, ari kugenda cyane, ariko yabitwemereye ko nitumukenera tutongera kumubona cyane. Ariko ndifuza ko gutaha nzazana n'undi muntu muzaganira mu kiganiro, bizaba byiza kurushaho. Ngiye kumureba kabisa, cyangwa se no muri comment wumva ko hari ibyo atemezanya nawe, ashobora kutwandikira
noneho tukazabahuza tukazakorana ikiganiro cyane, tukazakorana ikiganiro, ariko ntabwo turiho guhangana, niyo mpamvu mwumvishe abyumva akoresheje Bibiliya, nanjye ngakoresha Bibiliya, tugahuza hatarimo ihangana n'isebanya, mu buryo bwiza, baje impaka nziza za kumenya, aho ni amahoro rwose ntakibazo. Arakoze cyane Ivan, reka dusoreze aha, ndabona iminota yadutwaye kubera ko hari andi magahunda n'ubundi ahari. Ndagushimiye cyane, nongeye kugushimira, yasobanuye ibintu byinshi, murabikurikirana murabitegera, hanyuma namwe ndabashimiye abari badukurikiranye, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nshimiye n'umusore wacu uri ku buhanga bw'ivyuma, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma abatarakanda subscribe bagende bayikande rwose. Harya wowe nta channel ufite? Nanjye irahari, yitwa Impact of Jesus Mission. Impact of Jesus Mission. Uziko nkunze kubibona kuri status ya abantu bajya bambaza ngo se ni ministeri. Ntabwo ari ministeri, ni channel kugira ngo tujye duhuriraho tuganire. Mu minsi mike nabo bazaba babonaho ibiganiro bigenda bifasha abantu, dufashanya. Okay, ubwo naho mugende mukandeho subscribe, mumukurikirana ibiganiro azajya akora umunsi ku wundi. Ndabashimiye rero mwe mwese mwari mudukurikiranye, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka muzahora mubibona. Nyagasani abaha amahoro.